Iyo ufashe telefone yawe ugakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 9 akanyenyeri 3 kuri simukadi yawe ya MTN, hanyuma ukaza ukemeza, bahita bakwereka uburyo bwo guhindura pin. Aho urabona mu Rwanda turi miliyoni 13, ingo zigeze kuri 80% zifite igikoresho cy'ikoranabuhanga ndavuga telefone, yaba ari za telefone ndoya cyangwa se telefone zigezweho smartphone. Ibi bivuze yuko iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo kwihuta ku buryo budasanzwe. Ahangaha niho rero n'abaturage bagomba kuba bamenya kujijuka ndetse no kumenya serivisi zimwe na zimwe bashobora kuba bakoresha iyo telefone yabo, hanyuma bakagera kuri serivisi runaka zitangwa n'ibigo by'itumanaho. Ubu rero tugiye kuba twarebera hamwe kode z'ingenzi umuntu agomba kuba yamenya kuri ibigo bya MTN na Airtel. Aha biraza kuba byagufasha kutongera gutonda umurongo ugiye gusaba serivisi ku bigo bya MTN cyangwa se Airtel. Si ibyo gusa kandi turinjira mu bigo bya leta ng'irembo, mituweli de sante ndetse n'ibigo bya banki, ubwishingizi ndetse n'ibindi. Turaza kurebera hamwe urufatiro rw'akanyenyeri 182 kuko ibigo byose bikorera mu Rwanda biza kuba byagakoresha. Airtel na MTN nibyo bigo by'itumanaho bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse utibagiye no mu Rwanda. Ubu ngubu rero ntabwo uzongera guhangayikishwa no kujya gutonda umurongo kuri service center cyangwa se kuri connect shop ugiye guhinza umubare w'ibanga wawe wibagiwe mu gihe wawibagiwe kuri simukadi yawe ya MTN cyangwa se ya Airtel. Tekereza ko utazongera guhangayikishwa nuko wayobeje amafaranga, ahubwo ugiye kujya urabyikorera ukoresheje telefone yawe biciye mu kanyenyeri. Ngahibaze nawe uzi kode zigeze kuri 12 zikoreshwa n'ikigo cya MTN biciye mu kanyenyeri 182. Kuri Airtel ho naho nuko zigera kuri 12 zose. Ese wari uzi ko kuri Airtel ifite kode yo kuba wakishiraho byo tubizinga MoMo Pay kuri MTN? Tekereza ko uyishyiramo n'izina ubundi ikigo cyawe ikagira company izwi ndetse ifite n'izina rifatika mu bigo by'itumanaho nka Airtel cyangwa MTN. Ese ubundi ho wari uzi yuko kohereza amafaranga kuri Airtel ajya ku yindi mirongo cyangwa se kuri banki ari ubuntu? Ntago murangira. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari w'ikoranabuhanga MTN Rwanda, ukore subscribe, ibiganiro by'ubwenge ndahandi ubisanga. Uhaye ikaze. Buri gihe iyo ukanze akanyenyeri 182 bakwereka serivisi zigiye zitandukanye, harimo kohereza amafaranga, kwigura amayinite, kugomeza kugeza kuri za kode za MoMo Pay ndetse n'ibindi. Ariko se wari uzi ukanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 9 akanyenyeri 3 ugwego, hanyuma ugakurikiza amabwiriza wabasha kwihindura umubare w'ibanga? Nziza cyane, nizere ko ubibonye. Reka none turebere kode imwe ku yindi muri aka kazi gatuje, hanyuma uraza kwandika muri comment icyo utasobanukiwe ndetse n'ikindi kibazo uraza guhura nacyo ucyandike muri comment cyangwa se udusange muri groupe yacu ya WhatsApp ariyo MTN Rwanda. Link ya groupe uraza kwisanga muri comment cyangwa se muri description.